Hello friends, ese uyu ugira ikibazo cya connection ugasa telefone ntabwo ifata connection neza? Muri video ngiye kugusobanurira ibintu wakora ukabasha kongera umuvuduko wa connection cyangwa se wa internet telefone yawe ikoresha ku buryo utazongera kugira icyo kibazo aho waba uherereye hose telefone yawe ikabasha gukora neza. Mbere yuko rero dutangira reka tubaze twakira abantu bashyashya nkuko bisanzwe, nimba uri mushya tuguha ikaze kandi tugushimiye ko wahisemo kubana natwe. Kana subscribe ufungura inzogera kugira ngo dushizeho ikiganiro ujye ukibona mu ba mbere, kandi iyi video niba wayikunze uyihe like, uyikore share, uduhe n'ibitekerezo muri comment kugira ngo tumenye ko ibyo twakwigishije wabashe kubikora neza bigakunda. Nimba dusanzwe tubana rero wowe uri agaciro, aho tugeze ni wowe tuhakesha, aho twifuza kugera ni wowe tuhateze. Dushyigikire usharinga video zacu ku nshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo ubumenyi bubagereho. Okay rero guys, tudatinze icyo urakora uraza ufungure setting ya telefone yawe. Setting dore ni iyi, uraza ufungure kano ka application ka setting kano. Yes, nyuma yo kuyafungura icyo urahita ukora uraza hano urebe ahantu handitse ngo sim card and mobile network. Hano urahita uza handitse ngo sim card and mobile network, uhakande. Numara kuhakanda urahita uza kuri card ushaka ko wongera network zayo, yaba ari Airtel cyangwa se ari MTN. Reka mvuge wenda ko ari MTN kuko ariyo nsanzwe nkoreshaho internet. Uraza uhita ukanda kuri sim card ya MTN, ukanda kano kantu kareba hirya k'agafresh ugakandeho. Numara kugakandaho urahita umanuka hano hepfo handitse ngo access point name, uhakande naho. Numara kuhakanda urahita uza hano, urabona hari uturongo utudomo dutatu hano, urahita ubona hano hari utudomo dutatu, uze udukandeho. Numara kudukandaho urahita uhitamo kano kantu ka reset to default, utegereze gatoya iri setting APN setting. Okay, ubwo nawakubwira ko yabaye completed, urahita uza kuri kano kantu ko gusubira inyuma ugakandeho, subira inyuma ujye ahantu handitse ngo system. Hano hepfo urahita uza hano hepfo handitse ngo system. Hano reka makwereke naho kugira ngo uhabone neza. Uraza hano uhakande uhafungure. Numara kuhafungura noneho urahita ujya hano kuri reset option. Hano kuri kano kantu gakurikira tubiri twa nyuma ugakandeho. Numara kwa wifi mobile and bluetooth uhita ukanda kuri kano kantu ka flash kareba hirya. Numara kugakandaho urabona utuntu dutatu, akambere wifi, aka kabiri mobile data, aka gatatu ni bluetooth. Ubwo ibi nibyo tugiye kuri setting wifi, mobile data na bluetooth. Ubwo reka tuvuge ko turi gukorera kuri ya sim card n'ubundi ya MTN. Ubaye ushaka gukorera kuri Tigo nabwo biroroshye, uraza uhita ukanda kuri kano ka flash kareba hasi ugakandeho, uhitemo sim card ushaka gukoreraho. Urabona ko ari MTN hindutse isiba Airtel, ariko dushaka MTN, reka dushiremo MTN. Nurangiza ukanda hano handitse ngo reset setting, uhita wakanda. Ubundi uhita gusaba gushiramo password yawe, uyishiremo password ukoresha, uhita uza uyishiremo. Numara kuyishiramo bakubwiye ngo reset all network setting, you can't undo this action. Baguha warning bakubwira ngo ugiye mbese kuri settinga ibi bikorwa byose, nuhura kubiri settinze ntabwo ushobora kongera kubisubiza inyuma. Ubwo kuko urabishaka tukanda hano ndetse ngo reset setting, ubundi utegereze byiri setting. Tegereza gatoya byiri setting. Abona ko no hejuru network zikugenda zihinduka zivuyeho, tugiye gutegereza gatoya birangire.
biratwara akanya gatoya. Ukaba ufite buriya ko network yabaye resetted, ubundi ubu tuvugana network zacu zamaze kujya ku murongo nta kibazo zifite. Nawe rero ibi wabikora nimba telefone yawe bakubwira ngo network has been resetted, nimba telefone yawe ijya igira ikibazo cyo kubura connection, wabikora noneho ukaza kumbwira muri comment nimba koko byemeye. Iyi video kandi nimba yikunze yikorere like, uyisharinge, n'igitekerezo muri comment utubwira koko ko byemeye kuko biradufasha. Ikindi ntajya gukora subscribe, fungura inzogera kugira ngo dushyire ikiganiro ujye ukibona mu mbere. Ndabakunda rero, reka duhure muri video zikurikiyeho.